makuru uzwi rero nk'agakumba Patrick wamamaye nka super manager wareze MTN ashaka indishyi ya miliyoni 380. Urukiko rwanzuye ko atari MTN ikwiye kumuha indishyi, avuga rero ko atanyuzwe. Urukiko rukuru rw'ubucuruzi rwa Nyarugenge nirwo rwafashe icyemezo ku kirego cya Gakumba Patrick, uyu wamamaye ku izina nka super manager yahareze MTN rero ashaka indishyi ya miliyoni 380. Yavuze rero ko iki kirego iki kigo cy'itumanaho cyakoresheje igihangano cye nta burenganzira gifite, ibyo cyemeye atanyuzwe nabyo. Urukiko rwemeje ko rero Gakumba Patrick yishyurwa miliyoni cyangwa se indishyi ya miliyoni 16 ubwo y'amafaranga y'u Rwanda, ariko zigatangwa n'imiyoboro ya YouTube witwa rero All in One na GB Rwanda. Urukiko ruvuga ko iyo miyoboro ya YouTube ariyo yafashe igihangano cya super manager igiha MTN Rwanda. Super manager yavuze ko atishimiye imikirize y'urubanza bityo ko agiye kujurira akaba yakwishyurwa na MTN kuko iyo miyoboro ya YouTube yasabwe kumwishyura yasenyutse. Yagize ati ikintu cya mbere nuko nsinze, icyo nicyo cyangombwa kandi ndashimira n'igihugu cyanjye. Yakomeje avuga ko atanyuzwe kubera ko ngo iriya miyoboro ya YouTube yagiranye amasezerano na MTN nyuma y'uko super manager atanze ikirego ayirega. Ndetse super manager avuga ko ba nyiri izo YouTube channel bemera ko ibyo bintu koko byabaye. Umugabo akurikiranyweho kwica umwana we. Huye rero umugabo w'imyaka 43 mu karere ka Huye akurikiranyweho icyaha cyo kwica umuhungu we w'imyaka 21 amukubise umuhini. Icyaha akurikiranyweho rero cyakozwe ku itariki 17 Gicurasi 2026 aho hari ahagana mu saa 5 z'ijoro. Ni mu mudugudu wa Kinombe, akagari ka Gasumba, umurenge wa Maraba, mu karere ka Huye mu rugo iwe. Mwibazwa rye uregwa avuga ko yakubise umuhungu we umuhini mu mutwe, hanyuma yikubita hasi bamujyanye kwa muganga apfira mu nzira. Asobanura rero ko yamukubise nyuma y'uko yaramaze kubakiza. Bari bamaze kubakiza rero aho umuhungu yaraje gutabara nyina, ubwo yaramaze gushyamirana na se. Ariko ubwo nanone icyo se yazizaga nyina ngo nuko yari yanze kumukingurira kuko yaratashye mu ijoro avuye mu kabari. Icyaha cy'ubwicanyi rero buturutse ku bushake akurikiranyweho giteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kamena 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Bikaba bivugwa rero ko iki cyaha ugihamishijwe n'amategeko uhabwa igihano cya burundu. Nubwo nazi ko ayanga turayita y'umwidagaduro, ariko umukobwa w'ikimero rero wakundanye na Kwizera Olivier agiye kurushinga. Ati ababiri barutumwe, iyo umwe aguye undi ashobora kumufasha kubyuka. Aya rero n'amagambo aboneka muri Bibiliya, ariko nanone kongera kuboneka ku butumire bwa Didi Love wahoze akundana na Kwizera Olivier, ubwo ni kuri invitation. Iradukunda Diane rero uzwi nka Didi Love ku mbuga nkoranyambaga, wavuzwe cyane mu rukundo rw'umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Amavubi Kwizera Olivier. Agiye kurongorwa n'umusore ukomoka muri Nigeria.
uyu Didi Love rero ni umwe mu bakobwa b'ikimero gitangaje bizwi mu ruhando rw'imbuga nkoranyambaga mu Rwanda, by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga. Ahangaha rero aho amenyekanisha ibikorwa by'ubucuruzi butandukanye. Uyu rero yaje kuvuga mu rukundo na Kwizera Olivier ukinira ikipe y'igihugu ndetse akaba akinira na Rayon Sport muri iki gihe. Urukundo rw'abambi rwasakaye cyane mu bitangazamakuru, aho byavugaga ko uyu mukinnyi yatwawe n'ikimero cy'uyu mukobwa kugeza aho iby'umupira abitangamo umusaruro nkene. Amakuru rero ava mu kinyamakuru Umuseke agaragaza ko Didi Love agiye kurushingana John Kilesley Nkwano ukomoka muri leta ya Anambra muri Nigeria. Kugeza ubu Didi n'uyu muherwe bamaze gusezerana imbere y'amategeko mu muhango wabereye muri Nigeria. Bikaba biteganyijwe rero ko umuhango wo gusaba no gukwa uzabera muri Garden Park mu mujyi wa Kigali ku Irebero ku wa 28 Kamena 2026, ni ukuvuga ngo wabaye. Ni mugiye gusezeranya imbere y'Imana rero byo bizabera aho Irebero, nyuma yaho abatumiwe bakazakirirwa aho ngaho. Abantu muzamwitabira buno bukwe bazabakirira aho ngaho. Mu bihe bitandukanye rero uyu mukire wo muri Nigeria yagiye agaragaza urukundo rudasanzwe yakunda uyu Didi Love cyangwa se Diane, aho yagiye amuha impano zitandukanye zirimo imodoka, ngo zari imodoka nziza zigezweho cyane. Na Didi Love rero akamugaragaza urukundo nkaho akamubona ko ari umugabo w'inzozi ze. I Kigali ho umurambo wasanzwe munsi y'isoko. Umurambo w'umuntu w'igitsina gabo rero wasanzwe muri ruhurura iherereye munsi y'isoko riherereye mu mudugudu wa Rebero mu kagari ka Karambo, umurenge wa Gatenga, akarere ka Kicukiro, ahazwi nko mu Gashyekero. Uyu mugabo rero wabonywe kuri uyu wa kane tariki 28 Gicurasi 2026, umunyamakuru w'ikinyamakuru Umuseke wageze aho ngaho byabereye hasanze rero abaturage bahuriye ari benshi bareba rero muri iyo ruhurura ikikije isoko, nyuma y'uko amazi n'umukono byari byatangiye kuba byinshi. Umwe mu baturage rero yamanutse muri iyo ruhurura itandukanya umurenge wa Gikonko n'uwa Gatenga muri Kicukiro, asangamo umurambo byagaragara ko watangiye kwangirika. Abashinzwe umutekano n'ubuyobozi bw'umurenge wa Gatenga bahageze nyuma, haza no kuza imodoka ya polisi ijyana uwo murambo. Umuvugizi wa polisi y'igihugu mu mujyi wa Kigali CP Gahonzayire Weraris yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko imyirondoro y'uwo muntu wabonetse yapfuye itaramenyekana. Ati harimo hakorwa iperereza, uwo murambo rero wajyanywe Kacyiru ku bitaro gusuzumwa. Ati bwo andi makuru yaboneka yamenyeshwa. Kayonza ho ibice byazahajwe rero n'amapfa yatumye benshi basuhuka byatangiye guhingwamo soya. Ibice byo mu karere bya Kayonza byazahajwe rero n'amapfa, ababituye bagasuhuka kubera izuba ryinshi, byatangiye guhingwamo soya kugira ngo ifashe abahatuye kubona amafaranga nyuma y'uko bigaragaye ko yuko ari icyo gihingwa gishobora kuhera. Abaturage rero bagaragaje ko biteze umusaruro mwinshi muri iki gihembwe cya 2026 B.
Ibi rero babigaragaje kuri uyu wa gatatu ubwo koperative abakunda murimo Murundi isanzwe ihinga ibishyimbo, ibigori na soya yasaruraga. Ibyo byose byasarurwaga na ambasade y'Ubufaransa nk'umwe mu baterankunga babo binyuze mu mushinga wa Farm P3 uri gufasha mu kwigisha abahinzi rero uko batera soya ndetse nuko iki gihingwa babyarira inyungu. Bimwe mu byo mu koperative rero yagaragaje harimo kuba mbere umusaruro wabo warangirikaga hejuru ya 30%. Ibi rero ukaza gutera igihombo abahinzi. Bagaragaje rero ko hakenewe inkunga nyunganizi y'ubwanikiro yabafasha rero kugabanya 30% y'ibyo basarura byangirika. Abahinzi kandi bagaragaje ko izuba ryinshi ryabangirizaga imyaka bigatuma basuhuka, basigaye rero baribyaza umusaruro nyuma yo kuyoboka igihingwa cya soya mu gihembwe cya B. Mutuyimana Innocent yavuze ko batangiye guhinga soya mu myaka ya 2020 na 2023, ariko ko icyo gihe bayihingaga mu buryo bucucitse bigateza rero igihombo. Yavuze ko iyo yabonekaga bayihaga abamamyi bikabateza igihombo guhitamo kuyihorera. Ibyo byatumaga rero bahomba bakavuga ati ibi ntago twabikora bakabyihorera. Ati ku bufatanye rero na QP na Farm 3 baraje batuzanira soya nziza tuyihinga kuri kare. Tubonamo rero ibiro 540 duhita tubona ko twahinga soya ikaduteza imbere. Iyi niyo mpamvu rero yatumye duhinga soya. Ubu twayihinze kuri hegitari 8 kandi twiteguye kubona umusaruro mwinshi urenga toni zirenga 30. Bose nibo Joseline rero we avuga ko guhinga soya atari ibintu byamutunguye ndetse bitatunguye na bagenzi be, kuko ubuhinzi bufite imbaraga nyinshi kandi ko igihembwe cy'ihinga B bajyaga bahinga ibindi bihingwa bikicwa n'izuba, mu gihe soya yo isaba ko cyangwa se izaba ikoresha rino zuba ndetse ikanaryihanganira. Hanyuma rero ngo kujyana umuntu muri transit center ngo byabaye mu nyumvishirize. Ucyumva ijambo transit center uhita wumva igororamuco ry'ibanze aho abantu bafite imyitwarire ibangamiye rubanda cyangwa se societe banyuzwa bakigishwa bakagororwa kugira ngo rero basubizwe muri societe bahindutse. Ibigenerwa rero mu kujyana abantu aho hantu mw'ibyo bigo, ubwo rero nibyo bigo by'igihe gito cyangwa se ibyo byitwa transit, biteganywa n'iteka rya Minisitiri rigena inshingano n'imikorere y'igororamuco ry'ibanze. Ubwo rero binyuzwamo abantu mu gihe cy'igihe gitoya. N'iteka rero riteganya ko abajyanwa muri ibyo bigo ari abantu bafite imyitwarire ibangamiye abaturage, irimo uburaya, abakoresha ibiyobyabwenge, ubuzererezi, gusabiriza, ubucuruzi bwo mu muhanda n'indi myitwarire rero ibangamiye abaturage. Icyakora bamwe bayitiranya na gereza nk'ahantu ho guhanira umunyabyaha, bakamwumvisha no gukosorera rero uwabangamiye cyangwa se uwinangiye guhinduka. Ubwo kuwa 4 Werurwe rero inteko rusange ya Sena
yasuzumaga raporo ya komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu ku isuzuma rya raporo ry'ibikorwa rero rya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu by'umwaka wa 2024-2025. Abagize sena rero bagaragaje ko hari uburyo abafungirwa cyangwa se hari uburyo abafungirwa muri transit center bavuga ko rero ko aba bantu bafungirwa ahangaha muri transit uburenganzira bwa muntu butubahirizwa uko bikwiye. Uwitwa rero Senateri Dr Frank Habineza yagize ati ku bijyanye na transit center zigaragara nk'uko na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yabigaragaje, harimo ibibazo byinshi bitandukanye bikwiye kwitabwaho ndetse no kurengera uburenganzira bwa muntu. Senateri Gasana Fred yavuze ko hari ubwo bamwe mu bajyanwa cyangwa se mu bafungirwa muri transit baba bafatiwe mu bikorwa bigize icyaha, bityo ugasanga baba bakwiye kujyanwa mu mategeko bagakurikiranwa n'inkiko kuruta uko babajyana muri transit. Perezida rero wa komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu mu nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena, Senateri Muhire Adrien nawe avuga ko basanze hari abarenza igihe cyagenwe ndetse n'ubundi burenganzira bwa muntu butubahirizwa. Umuhire Adrien ati kuri transit cya gihe umuntu aba agomba kumaramo akagororwa cy'amezi 2, icyo gihe umuntu ujya yaba yakoze iki? Niba umuntu ajyanwa muri transit mu gihe cy'amezi 2, ugomba kujya yaba yakoze iki? Ati twebwe tunasura twarebaga ifishi imuzana ati kandi n'uwamuzanye aba agomba kugaragaza impamvu yamuzanye. Ese inyigisho bahabwa zibafasha kugaruka ku murongo no kugarura za ndangagaciro? Ati ni bimwe twasanze rero bitubahirizwa na raporo komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yabigaragaje, ari byagiye bikemuka, ariko niba hakigaragara umuntu urenzamo igihe, ati nka Sena rero twazongera tukareba n'imyanzuro yari yaratanzwe ku buryo ishyirwa mu bikorwa. Umukozi ushinzwe rero itumanaho n'inozabubanyi ngo ni itumanaho n'inozabubanyi mu kigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco Kwitonda Korode yabwiye Umuseke ko ubusanzwe ujyanwa muri ibyo bigo by'ingororamuco by'ibanze aba atagomba kumara byibura amezi 3.